Uku niko wamenya cyangwa wabasha guhitamo umugore mwiza muzabana. Hariho ubwoko bwinshi bw'abakobwa, imico itandukanye, barezwe n'ababyeyi batandukanye, ababyeyi b'amahane, ababyeyi batagira umuco, ababyeyi b'abagome bagira uburakari, ese abigurisha ndetse n'abatita ku mwana mpaka akuze. Ndetse abantu baca mu buzima butandukanye bakiga n'imico itandukanye, bakaba babihisha. Wahitamo umugore ugasanga waribeshye kandi nta buryo bwo gusubira inyuma ngo ukosore amakosa wakoze. Ubu ni bwo buryo rero wabasha kumenya no guhitamo umukobwa mwiza muzabana, akakubera umugore mwiza, akakubera mama w'abana mwiza, ndetse ukagira umuryango wishimye ndetse n'ibyishimo byinshi. Ese ni umugore mwiza asute umubwirwa n'iki? Ni gute wamenya ko hari icyo umukobwa ari guhisha ndetse n'imico yiwe? Ibi byose ngiye kubigusobanura muri iyi video. Nirangira uraza kumenya uburyo bwiza bwo guhitamo ku buryo utazicuza nk'umugabo. Icya mbere, ugomba kumenya umuntu. Ntuzakore ikosa ryo kubona umukobwa mwiza umurebe gutyo uhite wibwira ko ashobora kuba afite imico myiza n'ibindi. Aba nibo uzasanga bahura. Hari igihe ushobora kugira amahirwe ugasanga ni umukobwa mwiza koko, ariko amahirwe menshi ni abantu nabo. Iriya ni ishusho y'inyuma. Ni nk'urugero, tugiye kugura imodoka y'igikinisho ariko isa neza, reka tuvuge nko mu bwoko bwa Ferrari cyangwa Lamborghini, ugasanga imodoka irasa neza nka Lamborghini ariko idashobora gutwarwa. Cyangwa ukaba wakifatira nka ka Toyota kari aho ngaho nka Karina ariko igendeka. Imwe ni igipupe ntabwo ikora, indi iragenda, ariko urebye inyuma ya yindi y'igipupe niyo isa neza kurushaho. Uko niko na wa mukobwa ameze. Iyo umurebeye inyuma mo imbere ntihaba hagaragara. Uba ugomba kubanza ukamenya ese uwo muntu ninde. Imodoka igenda ni wa mukobwa ufite imico myiza ndetse warezwe ndetse uniyubaha kandi ugira urukundo, ahaba urukundo rw'abantu atari urukundo rw'umuntu ku wundi rwo gukundana. So icyo nicyo kintu ugomba kugenderaho mbere. Ugomba kumenya ko inyuma, ishusho ubona inyuma ntaho ihuriye n'umuntu ari we imbere. Ushobora kubona umuntu ufite isura mbi ariko agira umutima mwiza ndetse ari n'umuntu mwiza w'imico uniyubaha, ukabona undi usa neza ariko ari we mugome wa mbere ubaho, ugira urwango. Rero ni gute wamenya uwo muntu? Ukareba inyuma ariko ukamenya n'ikiri imbere. Ugomba kuba inshuti n'uwo muntu, mukamarana igihe, kuko iyo umuntu umaranye igihe rimwe na rimwe yibagirwa ya sura ari kubeshya cyangwa ari kwambara kugira ngo akuyobye akaba we. Mu buzima busanzwe burya ntabwo twabeshya cyangwa twakambara isura itari iyacu. Rimwe na rimwe tugomba kuba twebwe. Rero iyo umaranye igihe nawe uramumenya, ugatangira kugenda uvumbura utuntu dutoya udakunda cyangwa umuntu mwabana utakishimira ko yaba afite. Ibaze kubana n'umuntu ufite ibintu wanga, uvuga ati sinabana n'umuntu umeze gutyo, ukazisanga waribeshye cyangwa waratinze, ugasanga ugiye kubana ubuzima bwawe n'uwo muntu. Wababara ndetse wagira agahinda. Niyo mpamvu ugomba gukoresha ubu buryo. Banza ubashe kumenya uwo muntu. Ese uyu muntu ninde? Afite iyihe mico? Iyo ari kumwe n'izindi nshuti aba ameze ute? Ugerageze iyo kudetinga cyangwa guteretana nicyo bimaze, kumenya umuntu arakara ate. Ibyo byose ukabimenya kurusha uko wamubona ukavuga ati yewe umukobwa mwiza, wamusaba urukundo akaruguha, ukazasanga waratwaye shitani. Rero niyo mpamvu iyi tekinike ari tekinike ugomba kumenya ndetse gukoresha, ukamenya ese uyu muntu ninde. Ikindi, ese uyu muntu aturuka he? Bagira iyihe mico iwabo? Hari icyo bita karande. Ushobora gushaka umuntu ugasanga karande ni ikintu kimara igihe kirekire. Abana wabyaye
bakagikurana cyangwa kikabagendaho, abo bazabyara n'abo ngabo bazabyara abo bazabyara. Rero karande nacyo ni ikintu mugomba kumenya. Ashobora kuba ari karande y'ubukene, karande y'ubusinzi, karande y'ubusambanyi. Ashobora gukunda ako kanya, ariko ya karande ikamugendaho nyuma ukazisanga ari ya karande yiwe itangiye kumukurikirana. Rimwe na rimwe nk'umukristo karande ikurwaho n'Imana gusa, no gusenga no kuyisengera ikavaho. Naho ubundi karande ni ikintu kitavaho mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu no kumenya Imana ari byiza. Ahangaha umenya aho ujya gukura iyo karande, cyangwa ukamenya ase ibi bintu koko umuntu umeze ute n'uwo mwiriye kuba nabana nawe, ukamenya karande z'iwabo, ukanaganira nawe. Kuganira ni byiza cyane. Uba ugomba kumara nibura amezi 3 kuri 5 cyangwa 7 umenyana n'uwo muntu mbere y'uko ufata umwanzuro. Ikintu cya mbere cy'ingenzi, hari igihe ibyo bintu byose utabisobanukirwa, ariko niyo mpamvu ukwiriye kubaza umuntu ibibazo. Mubaza ibibazo bijyanye n'ibintu udakunda, ariko ntubivuge direct cyangwa urase ku ntego, ahubwo ushiremo umutego. Ubibaze mu buryo bw'ubwenge. Nk'urugero, ese ushaka kumubaza ukunda abasore bameze ute, ariko ntumubaze wenda wabyamanye na bangahe. Rimwe na rimwe icyo kiganiro iyo gikomeje, hari igihe n'ibyo ushaka kubimenya. Ese ukamubaza n'icyo ushaka, ese urumva ugeze mu gihe cyo gushaka, kugira ngo amenye koko niba ari umuntu uri seriye azi icyo ashaka. Ese urumva ari igihe, ese abana kuri wowe bamaze iki, ese kuki ushaka gushaka, ni iki kirimo, kugira ngo umenye ko umuntu afite na target. Ese mu rugo ni iki gikurikiye, ni iki gituma ushaka gushaka, ni ubuhe buzima ushaka kubaho. Ibibazo nk'ibyo bituma uragenda umenya uwo ari we n'icyo ashaka. Ese nitwe tubazo twose noneho wowe ukamubaza ikibazo kitari direct cyangwa kidahuye n'icyo ushaka kumenya, ariko bisa, ku buryo muza kwisanga muri no kuvuga kuri bya bindi. Ariko nubivuga direct azakeka ko hari ibyo ushaka kumenya, akubeshye cyangwa uri kumwinjirira, akubeshye. Niyo mpamvu kandi ikindi kintu, iyo ubajije umuntu ikibazo kimwe, abantu bakunda kwivuga, abantu bakunda kuvuga, yisanga yavuze byinshi akivamo. Rero bitewe, ese ushaka kumubaza n'iki wanga, niwe muntu mutabana imico yaba afite, kugira ngo umenye. Wenda ukamubaza ikibazo kijyanye n'iyo mico wowe wanga, ariko ukabimubaza mu bwenge, ku buryo wumva ko mushobora kuba muhuje. Cyangwa se ukamubaza isuku, ibintu nk'ibyo, n'iki ukunda, n'iki wanga, n'iki wanga kubona ku bintu bijyanye n'isuku. Ibyo bibazo bituma umenya umuntu uwo ari we. Ntukurikire ubwiza ukisanga warataye umwanya ukicuza. Ubu ni uburyo bwiza, ariko ubundi buryo buruta ubundi, umugore mwiza atangwa n'Imana. Uzasenge. Murakoze, naho ubutaha.